walizi stars yarasibye ntago bindeba ni wa muhungu wanyu Cyizere ugarutse uyu munsi kwa dukotiye gukora icyo bita challenge kuri Pastor Julien. Pastor Julien utazajya ngo ntanasinze uri kubyumva nta kintu kiba kirimo twumvikane uyu munsi gikora icyo bita ubusesenguzi ku bikorwa byawe. Twatangiye cyambere it's okay uburyo watangiye ni byiza pe warabwirizaga nanjye nkanyurwa sibyo umva buri wese agafashwa ariko attention ikintu icyo bita umurengwe nimba ari umurengwe wagize nimba se natwabyita nguki kuriya ugenda ugafata marine zose za Nyabugogo warangiza ukazijyana he mu rusengero ukazambika ukemera ugashora amafaranga yawe ni wowe ufite amafaranga ni wowe wazigiriye impuhwe ni wowe uri mama wabo tuvuga yuko rero wazigiriye impuhwe kurusha igihugu cyazirebaga warangiza wamara kubambika imyenda y'umweru ase ubundi yabaza kwambara imikara byari kugenda gute nimba atari ibyo ukoresha umaze kubambika imyenda y'imyeru bamwe ubigisha guhimbaza abandi buryo batitira abandi guhanura so ntago mbizi icyambabaje kurushaho nuko n'abanyabwenge tuzi babigendeyemo babonye ubwinshi bwa ba marine abazima nabo babigenderamo. Ibyo bintu byawe ukoresha Pastor Julien twabimenye twabivumbuye ikikwereka yuko ufite ibintu ukoresha wowe Pastor Julien abaka kurwanyije ibikorwa bibikora byarangiye nabo babikoze nimba ufite ibiki bibakurura nimba simbizi umusaza nawe avuze ngo ni gute ufata igihugu ukakigira injiji ikibabaje nabo bakemera kuba injiji bakagukurikira. Igikorwa cya mbere wakoze cyabigaragaje cyagushyize hanze wakigorgiwe ni gute ufata imbaga y'abantu bangana kuriye warangiza ukavuga ngo ugiye kubabatiza wanjijiwe uzukaye n'ababatijwe kabiri bamwe babatijwe mu Banyagatulika abandi babatizwa mu Badive ariko kubwo ibikorwa byawe bibi n'imyuka ukoresha byatumye babatizwa kabiri. Ayo mazi harimo iki urusenda gikukuru wari washyizemo iki ni gute ubatiza umuntu akavamo ari mu ndimi avuga indimi atitira atabaza nkaho cyangwa ari amazi ari washyuhije ari amazi yarashyushye ko bavagamo bataka. Turabizi padiri aragufata akagushyiraho amazi mu gahanga kakubatiza ba deperi he hose bagushyira muri Yorodani bakakubatiza ukavamo wishimye useka bakakwakira. None wowe ubundi iriya dini ryawe ni bwoko ki? Ni gute ubatiza umuntu akavamo ari kurira kuba baravuyemo wasanga baraninyari ariko buriya bataza gufunga ririya dini ryawe classroom byari kumbabaza bikanira n'agahinda nanjye ubwanjye nari kuryifungira. Baguhaye icyemezo muri RDB kikwemerera kuvuga ubutumwa nimba ari umurengwe wagize ariko sinakurenganya shaka kuba hari ibindi byakwinjiyemo cyangwa se wakoreraga warangiza ukirwa uvuga Imana wone Imana urayizi nimba usenga Imana koko ko ari ufite abayoboke benshi kukiyemeye ko rifungwa jya umenya yuko hejuru y'inkoko haba hari dendo. Satani ni ikiremwa Imana yaremye ntago Satani yaremye Imana n'impamvu
ntabwo wari kuba hejuru y'Imana. Jya ku itangazamakuru usaba imbabazi, uvuge ukuntu wakoreraga Satani, ujye hasi, ba bishop bagusengere, bakurambureho ibiganza, abapasiteri bakomeye bafite umuhamagaro w'Imana, wongere bagufungurire, uvuge ijambo ry'Imana, noneho uvugisha icyo bita ukuri, ushyira ibikorwa bya Satani hanze. Ni gute ushaka warangiza ukajya muri twebwe rubyiruko wanjijiwe, ari nawe uhera utugirire muhe ngo muze, ngo icyo kurya, ngo imyambaro, ngo nta kibazo, ubategera imodoka ziza gusenga, ni izindi muhe. Ese ubuzi ko leta itakubona n'ibyo ukora, noneho ko bagufungiye iyo classroom, noneho ujya kuzashyira mu cyumba cyawe, uzajya babwiriza nijoro, muzamuhurira he? Cyakwe niho ujyaga n'ubajyana ko kizabonwa mu yindi misozi yose na za Jari, ariko nabo babakuyeyo, nabo bose umusaza yarabwa ati musengere mu ngo zanyu, kandi ni wowe uri gutera umwaka amadini hwerewe. Ubu wari ugiye gutuma andi madini yose bayafunga, kandi bane bamaze kudufungurira, ubu ndagenda nkarya karisitiya nta kibazo, none wari ugiye gutuma bongera bakadufungira amadini yacu. Pastor, ubundi wimitswe nande? Ninde wakwimitse? Nibyo wize, nibyo wanyu bakuraze tizagenda uyobora aba bantu, wabikuye? Bundi wa mugani natwe tubera injiji, ni gute tujya gukora ikintu tutabanje kwanariza, ese iki tugiye gukora kimeze gite? Kandi uko nkubona, wari wabona uvuka kuntu ihurutuka, niko waje. Ubundi isura yakuzanye ni iyahe? Kugira ngo uzushushanye Abanyarwanda, warangiza ukajya muri marine zidatekereza, ziba ziburiye n'akarare n'ubugari bwa mu gitondo, kwirirwa uzishuka ngo tujye gusenga. Wowe uri Imana, wowe uri Yesu. Pastor, ntago mandi kukubeshyera habe na gato, uri kunyumva? Banyarwandakazi cyane cyane abakunzi ba Shenge TV, ntabwo ibyo mvuga mba mbeshya, mba mbihagazeho. Ubu n'ubuhamya ngiye kubereka bw'umukobwa yabatijwe, ibyo yahuye nabyo nibyo yivugiye ku itangazamakuru. Yari ahari uwo mukobwa, yari amaze kumubatiza. Mwumve buno butumwa, cyangwa se ibyo yahuye nabyo amaze kwinjira muri ariya mazi. Ngane mwiyumvire. Nyinjiramo gutya ntago nabanje gupfukama, naba mbeshye njye Scovi. Nyinjiramo nyikandagizamo ikirenge, mbona amafoto ya wa wundi n'ubundi wa muntu tugirira nabi, wa muntu wakuroze. Yego sebe, ngiye kubona ari tapinze mu rusengero ngo abaye menshi. Noneho byanyabyo se bya yego kirisita, ariko se ndakubeshya ngo mbigaburira umwana. Ariko noneho yaza ntaze yambaye imyenda, ni umugabo, naze yambaye imyenda ya ipantaro n'umupira, akambara akantu urana tuno tuntu twa kera bambaraga twimpu, nkabona ni kakenyeye, hejuru yambaye igituza, ariko afite yatabaga afite agahiri, yabaga afite agahoro mu ntoki. Akagutera kumubona, abandi ntibamubone mu nzozi, kandi nicaye nese, nari burote nicaye ntasinziriye. Kuba umuntu yakuzuzwa akagira mwuka wera, nakubwiye ngo nanjye byambayeho. Buretse rero nkwereke igihe cyo kugwa ibyambayeho, nagiye kumva numva mbuze control, kubera ndi gufokasinga ibyo abantu batareba. Uri kubona umucyo utabonye mu butara bwa hano ku isi buraho ngaho budashinga, umucyo umurikira isi, warangiza ukabutumbira ukumva imbaraga zawe ziri gucika, kandi ni kuri kurira, kubera ni ibintu birenze ubwenge bwawe.
warangiza ukavuza induru hari abarira hari abatsikimba bakagwa urumva ntago kugwa ku muntu wuzura umwuka wera nta gitangaza kirimo nta badayimoni barimo hariya ahubwo reka nkubwire Banyarwanda ntago mba ndi kubabeshya simwumvishe buriya butumwa buriya mukobwa se buriya mbamubeshyera Liz utarize yarasibye ibyo ntago bindeba yari wa muhungu wanyu cyizere wo mu birunga usiende unafanya subscribe like share and comment kandi nudakora kukazogera nukore subscribe twumvikane tugendanemo neza kuri Shenge TV murakoze cyane karakagaruka nk'ibisanzwe asala vesta mina wapenda sana